Izi mboga ziraryoha mana yanjye. Izi mboga wazirisha ibintu byose bitandukanye, ziba zisa neza, ziba zihariye. Rero umva, abantu bashaka kurya neza muze mbereke imboga mwateka kandi ziryoshye kandi byoroshye guteka. Uti twakenera iki kugira ngo uteke zino mboga nziza ziryoshye? Urakenera ibitunguru, poivro, karoti nk'eshatu, ibibiringanya nibyo byinshi nabihase katamo dutoya biterwa n'ingano ukunda. washaka wakata dutoya nawe cyangwa binini. Twafashe indagara za Zanzibar turazitumika kubera ko ziba zumye. Natekereza gushiramo ubunyobwa ariko sinzi ndemenya nyuma. Turakoresha tungurusumu, tunakoreshe na seleri. Wa seleri irahumura neza yari ibintu birimo indagara. Ikindi turakoresha n'ibirungo bibiri, Royco mchuzi mix, chicken flavor ijya no mu bindi byose, na Royco sotojo cube. Ni cube nziza cyane iryoha. Rero ibiringanya kubiteka bisaba gushira amavuta atari make, atari na menshi cyane. Nanone byakaurusha aya masafuriya nta nugashiririza, ari mu isafuriya isanzwe biragucalenjinga, ariko muri aya masafuriya ntago bishirira, ntago bifata hasi. Abari class ndayakunda cyane. Ndagashiramo akunyu gakeya, maze gushiramo akunyu gakeya nibwo nahise mbireka nk'iminota nk'ibiri mbona gutangira kugaragura. Iyo utetse ibiringanya ntabwo ugaragura buri kanya. Icyo gihe reba ya mavuta twashizemo, urabona nta n'umutonyi uba ukiri kugaragara. Ni byiza rero ko iyo uri kubiteka ugenda umara akanya gatoya kaza kongera kugaragura gutyo. Nuko amavuta bayashizemo ntibivuze ngo wongeremo ayandi. Mu masafuriya asanzwe usanga abantu bagenda bongeramo utuzi, ariko kubera aya masafuriya aba aremereye nta kibazo, ngenda apfundikira ahubwo nkagabanya umuriro uringaniye, nkanapfundikira nkagenda mpindura. Kubera ko rero ibiringanya mbiteka umwanya munini, nafashe n'isafuriya ku ruhande ngiye guteka izindi mboga ziri buze kuza kujyamo. Ndi mu wa muntu ukunda kujya mu gikoni, sinshaka kuhatinda, mangira ngo nteke vuba bive mu nzira birangire. Fata n'isafuriya ku ruhande rero, ndangije nshiramo amavuta makeya kugira ngo nkarange za karoti n'ibindi biba biri bujye muri ziramba, kuko ni imboga nyine n'uruvange, ziravanze ziratandukanye. Ndangije gushiramo amavuta makeya, nshiramo karoti nakase mu cube, biterwa nuko ukunda kuzikata. Kandi kubera ko ibiringanya birimo amavuta, ntabwo nashatse guteka amavuta menshi. Ndagaragura karoti ziba zikomeye, kandi tuba turi bushiremo n'ibindi. Ibiringanya nabyo ngenda mbigiye mbireba, mbigenzura gahoro uko bimeze. Urabona none biri kugenda bishya. Akunyu ni ingenzi cyane, ntuzakwiye kugashiramo. Ubwo urumva kugenda managinga n'inkono ebyiri, urabona nta kujya intetse n'ibindi. Nkundi iyo ngiye gutekera rimwe. Urabona none ya mavuta yatangiye kugarukamo, kandi nta yandi mavuta nongeyemo ni yayandi. We gusa uhereza time. Ibiringanya bifata akanya. Iyo bitetse ubyihutisha ntago biryoha, wumva nyine hagati harimo ikintu kimeze. Hari umuntu uvuga ngo habarimo ngo amazizi ariko ijya nuko utabihishije neza. Buriya iyo bihishije neza ntago bibaho. Ngenda apfundikira nkabireka, nkagenda ngaragura iminota 2, iminota 3 gutyo. Noneho ndeba za karoti zanjye nazo mpita nshiramo Royco sotojo cube. Iyi Royco sotojo cube igira umunyu mwinshi, birimo ibirungo bitandukanye, bitunguru n'ibiki, ariko ngunda gushiramo agace kubera ko nari bushiremo n'izindi mboga. Nafashe 1/2 cyako aba ariyo nshyira mu biringanya. Ikindi 1/2 turaza kuza kuyishyira muri ziriya karoti n'izindi mboga turi buze kuza gushiramo, kuko ni nini cyane. Nicyo giza kizimagi, ni nini pe ugereranyije na ziriya nkunda kuzita magi na zino cube. Ugereranyije ziriya cube za kera wari buto cyane, ako zino ziba ari nini cyane. Niyo mpamvu bijye guteka imboga nkeya ushaka kwigabanyamo 2. Urabona ko ibiringanya byanjye birasa nkaho byenda gushya neza nta kibazo. Ubwo urumva rero nashaka nabigabanyijeho umuriro ngapfundikira, ubundi nkajya gutangira gufokasinga kuri iriya safuriya yindi, kubera ko yo masa nkaho ari bwo ntangiye. Ibiringanya birarya. Abantu batazi kurya ibiringanya mutangire mu byige ko ni imboga usanga abantu tura amahitamo, kandi hari option nyinshi z'imboga zitandukanye. Ndashiramo ibitunguru rero na poivro muri za karoti zanjye, ubundi ntangira gukaranga kugira ngo nabyo bihire rimwe. Urumva iyo utetse ibintu ukabitekera rimwe birangira vuba, bihira rimwe, umwanya wagiye n'umwe. Hari umuntu wanambwiye ngo burya ngo na gazi bigenda bari imwe none ibingi ari ukuri. Ibiringanya nagendaga ngenzura kuri iyi nshuro, uranareba ukabibona mu maso ukabona ko byahiye pe.
kandi impamvu iyo bimaze gushya gutya ntabwo wongera kugaragura cyane. Iyo ugaraguye cyane ushobora gushiduka byabaye isosi, kuko ngiye nkunda bihiye cyane pe. Niyo mpamvu ubona ngenda ngaragura gahoro gahoro, mbihindura gahoro gahoro, nyine mbifata soft kugira ngo bitaza kuza kuba isosi. Ndangije rero nshiramo indagara, kuko ibitunguru byari bihiye. Sinkikunda no gukaranga ibitunguru ngo bigende bishirire, oya, nkunda gukarangaho gakeya nkabona kugira gute gushyiramo ibindi. Ndangije nshiramo za ndagara. Ahangaha Zanzibar zigira umunyu mwinshi, hari n'ukuntu abantu benshi bakunda gukaranga Zanzibar ugasanga bazisize amavuta zirumagaye, wajya kururya ukumva urudagara ni igiti. Ngiye ntabwo ariko mbikora. Icyambere cyo ziba zumagaye, ugomba kuzitumbika mu mazi ashyushye zikamara akanya, warangiza ukaza kuza kuziteka nabwo zigaragura akanya katari kanini cyane. Urabona isafuriya ubwayo urabona ko nta mavuta menshi arimo, hagati y'iminota 3 n'ine gutyo. Za ndagara ziba zifashe umwuka, ziba zifashe ibirungo, ziba zifashe ubushyuhe, ziba zisa nk'izikaranze. Ikindi na flavor imaze kuzamuka, nta mpamvu zo kugira ngo ureke indagara zumagare. Niba ujye ubikora gutyo tangira ubyitwararike. Gusa abantu dukaranga mu mavuta ni ikibazo. Cya giciro cya sotocho nari nsigaje nicyo nahise nshyiramo sotocho, royiko sotocho cube. Ubwo mpita nyishyiramo nayo, ko ngiye nkunda gukaranga ibirungo mu mavuta, nibwo numva binryoheye, nibwo numva ibyo kurya bimeze neza. Hari n'abantu bakunda kurunga nyuma, ngiye nkunda kurunga mbere mu mavuta ndi gukaranga, nibwo numva ibyo kurya bizamuye flavor. Sinzi ukuntu bigenza, uzanabigerageze urebe. Iyo urunze uri gukaranga ukanarunga nyuma, ntabwo gu imera kimwe. Trust me, ntabwo gu iba ari imwe rwose. Ngiye nkunda kurunga mu mavuta, sinzi ukuntu ukunda kubigenza. Simaze gushya rero nahise nzivanga na bya biringanya. None reka nkwereke akantu uzajya ukora buri gihe k'inyanya kugira ngo ugire vuba vuba. Ku ruhande nabwo nari ntetse inyanya. Nigeze kubereka ukuntu njye nteka inyanya bisanzwe, ariko noneho trust me, nubikora gutya bizakwihutira mu gikoni. Nta muntu ujya guteka ibyo kurya ugasanga amaze amasaha n'amasaha. Ibyo bintu bigomba kurangira. Umuntu utegereje kurya akaba yarambiwe. Njye isaha imwe rwose ashobora kuba mpishije inkono zanjye 4 cyangwa 5, kandi hari n'umuntu ushobora guteka imboga zonyine mu isaha, akaza kuza gushyiraho umuceri 40. Nese nshyiramo rero agatungurusumu kugira ngo agatungurusumu amaflavor ze kuza kuzamukiramo hamwe. Ariko urabona ndirinda kugaragura cyane kubera ko ibiringanya biba bihiye cyane, ariko ngomba no kubifatanya akanya gato kugira ngo impumuro y'indagara bibe bimwe. Za nyanya rero nukumva nazitetse. Hari inyanya naberetse video yazo ukuntu nzitogosa, namara kuzitogosa nkaziblendinga, namara kuziblendinga nkazibika muri freezer. Izi rero nizo nari ntetse bisanzwe. Uhita ufata sauce tomate, biterwa na sauce tomate usanzwe ukoresha iyo ari yo yose. Nta brand mvuze ngo iyi ni iyo ukunda, iyo ufite, iyo ukoresha mu rugo. Uhita uyifata ukayishiramo, warangiza ugashyiramo n'amavuta. Nibyo ntashyizemo mureba ndabibabwira. Ugashyiramo n'amavuta, wamara gushyiramo n'amavuta ugashyiramo n'akunyu, cyangwa se niba ufite cube, yaba any cube, njyango nashyizemo royiko sotocho cube. Shyiramo n'agasukari, agasukari gake kubera ko iyi nyanya ari nyinshi burya zigira akantu kameze nk'akantu kari bita ukuntu. Rero nashyizemo n'agasukari gakeya, pinch of sugar. Ndangije ndagaragura. Iyo urebye zino nyanya ziba zihiye, ziba zimeze neza, birihuta pe. Ujya guteka uhita ushyira mu by'akarusho. Ngiye mparaye ikintu cyo guteka imboga rimwe mu cyumweru, ku buryo nteka imboga zitandukanye. Rero nk'inyanya natetse gutya biranyorohera guta nyora nshyiramo, usanga ibintu bita birangira bigira vuba vuba. Kano kantu ni mukanyigiraho muzagakunda. N'abantu babikora bajye muri comment bambwira. Abibaza ukuntu bazibika ni gute, nzibika muri freezer, muri frigo zishobora kwangirika, ariko muri frigo hejuru iminsi 3-4 ziba zikimeze neza nta kibazo. Ubwo urumva rero nahise mfataho nkeya nzishyira muri za mboga. Biterwa n'ingano y'imboga, nuko natetse mu isafuriya nako zino mboga zari nyinshi, ariko nashyizemo nka rushe nk'eshatu yazuzuye z'inyanya. Ubundi ndangije ndagaragura. Icyambere cyo ntabwo byo kongera kubitinza cyane, kuko ziranyanye zirahiye bihagije, sauce tomate irimo irahiye bihagije, ibirungo birimo birahiye bimeze neza. Ubwo urumva rero ni byiza guteka inyanya gutya, byihutisha akazi. Naje kongeramo nk'indi rushi imwe n'agace kuno nari mbonye zishobora kuba zitari butukure, kandi nashaka sauce yanjye isa kuza kuba umutuku kubera ko ibiringanya bigira ibara ryijimye. Rero inyanya niyo mpamvu ubona ko nashyizemo nyinshi, ko nagira ngo biza kuza gutukura.
guys iyi sosi iraryoha ibiringanya noneho by'akarusho harimo indagara noneho sinigeze ko atekereza birimo isambaza noneho harimo isambaza ndetse nshiramo n'aka agasereri impamvu ngatereramo gutyo nuko mangira ngo nikaza kuza kubirangiye kwarura isosi nzikuremo nzijugunye hari n'igihe nzikata nkazishiramo bisanzwe ariko kuri iyi resete nkunda gushiramo kubijugunyamo gutyo nkunda muri isosi yanjye itaza gutukura cyane nshiramo naga soya sauce dark gakeya kuko agasosi kijimyemo gake ngiye mbona biniryohera kurushaho sinzi wowe uko ubigenza sinzi ko ubikunda ntabwo mashaka ko isosi tukura mashaka ko nyine izamo akantu kari dark kuntu niyo mpamvu nkunda gushiramo agasoya sauce akenshi muzabimbonaho mu masosi menshi mba natetse keretse yari ibya bebe nashizemo rero na Royco Choose Mix Chicken Flavor abantu batari bazi neza ko ishobora kuyishyira mu mboga guys iraryoha mu mboga ituma isosi iba thick ituma bimera neza bikanagira gundese rero ishyiramo amazi maze gushyiramo amazi ndavanga neza ku buryo nta tuntu na tumwe dusigara hasi ubundi mbona kujya kwisuka muri za mboga zanjye buri unanabishatse ziriya mboga kuriya wazirisha umugati wanazirya zimeze kuriya abantu batabizi rero muzabigerageze utaranashiramo n'inyanya wanazirya zimeze kuriya nabwo birakunda kandi nabwo ziba ziryoshye nasutsemo ya Royco Choose Mix ivanze n'amazi nongeramo n'andi mazi make kurabona ntago byari kuba bihagije nagira ngo kubisekuza kugira agasosi izi mboga wazirisha ubugari wazirisha ibirayi wazirisha umuceri ikintu cyose byagenda kuko ari imboga nziza cyane kandi ziryoshye pe naje kongeramo rero amazi kugeza ku rugero nifuza sinkunda isosi ideburuye ngo ubone ari isosi nyinshi cyane gakeya ubundi ngapfundikira ngashyiraho agapfundikizo ubundi nkabereka bigasitinga ko rero gakeya guys nabirishije umuceri ariko gukurikiwe nabirishije ubugari nta kintu kitagenda wabirisha n'akawunga wabirisha n'ibirayi pomme nature cyangwa se ukabirisha na pompire ikintu cyose wabirisha n'igijumba ikintu cyose cyagenda n'umwumbati byaryoha cyane guys nuko isosi yanjye yari imeze rero yari iryoshye kweri humura neza imeze neza sa guys rero hi baby how are you wabyutse hi so nuko isosi yari imeze rero twitwahirishije umuceri ariko byari bimeze neza byari biryoshye cyane guys ndabakunda cyane nukuri mukomeze mukore like mukomeze mukore subscribe kabirishije rero umuceri nuko byari bimeze ariko izi mbogora zireba ukavuga ati wi so guys turabakunda cyane mukomeze mukore like musharinge ibiganiro byanjye kandi ninza kuba narakoze reset ukayikora ukumva biraryoshye ujya muri comment uvuga ati kre bya bintu nuko byari bimeze narabikoze nasanze bimeze gutya bambazanga ibintu ngo mwabikora hehe ahantu hose wabibona mu masoko Nyabugogo mu maduka atandukanye biba bihari ndabakunda cyane dusubira ubutaha ciao bizuri kanjye kwinjoyinga dina yanjye n'abana banjye na famiye yanjye mwakoze cyane ndabakunda ciao bizu bye bye babwire ngo bye bye babwire ngo bye bye say it bye